Ibara walaye kunyica umunsi noneho utagiye kuvamo walaye iri kugwamo walaye igahita icumba umwotsi gashizemo walaye ariko ino bore biri kwica wakintu igeze mu nzu yahitaga niyo wamenya amano sinayi walaye niyo wakotsa inkoko ntabwo nayijya walaye karyoshye ute karyoshye nk'amata ya yahurute walaye. You think they why? Oui papa. Oui. Nsho wakintu. Ushaka papa kiri gute kiri fresh gisizo n'amafuta papa. Buretse ngucomera ka utansondera ko kanje wacu. Buretse ngushonera ko kanje. Buretse mwe ko kanje utaza kuzana mpure zawe kandi kanje kari kubinogereza kanaga kasora. Nsho wakintu. Ibere kwiri. Papa buretse ngucomera ka kagiye he kunkora ibikimwa akobaba zene nkamucanira kariro wa kintu uzi hano none uzajya n'inyama ntabwo wayijya nshiriho ewa katumure ariko ngo umeze neza warameze fose imeze fo bundi kera arabikora kera wa kintu n'amataguranwa itabi kera uzi ibintu twabikoraga twafataga akabure ko kumunwa urumva twahita duteraho nako kuzura wa kintu tukahita tuzipapayika ibore kwikubiyemwa no kuzuru zibaga ziri gucamo karyoshye kararyoshye ibore irakubiye wala ku buryo naguha n'amatuka yanguka nka kano kaburo ese mwe nihe bari gucomesha abantu bari gucomesha kandi ndi kugucomesha iyi none se wayikuye ino bore kweri ino bore nayikuye hano bita Kibugande handi habagahageze ufite no kutonde utundi by'amafaranga se mucomesha conesha mani conesha nubwo naza kwishira mu minsi iri imbere kukanconesha banza umwako ngako nukamara Ndire musondesha kandi wakintu ukuntu kera twavuga urumva yino boro yawe urakubiye wakintu irakubiye ariko hari ukuntu twabikoraga kera ikibazo nuko iri gushira tukavuga ati zonga tena duru Dangote aza ko kanose anda wowe no kuzura umwera kabisa izuru naryo riramwa n'umugore wanjye nta muguha wakintu umugore wawe ntago namwemera kubera kakaboro kabaga kabinogerera wakintu yiborera hano ahubwo ndabona kari gushiramo kari kunama zo wakintu no sungiye agakiwa papa ntama ndebe kuri zibora ko subundi umbonye uteko ngena ni bombo yitsana gugaga izanjye reka mwana yino bora ngenda yihumurika mukanya uratangira kuvuga ati zamwe mafuzenye mesi senyenye urimo satani ntago ari guborera kubira urakavuga papa urakavuga wallahi ko kari kunshirana mani kandi iboro yawe rero nawe ikibazo iri gushira vuba mani reba ishize nta n'ahantu ndageze ntabwo gushira vuba mani reba do zatangiye kuza no simani nta kintu uri kubona simani nta kintu uri kubona ahubwo manzi umbwira ntabwo uri kubona ko nahindutse wahindutse ntahindutse wagira ngo mvuye mu kivu wakintu uzi icyuya ndi kumva mfite ntabwo uri kubona ikiyaga kinini reba kira kintu reba ukuntu kingana reba iranyo n'ukuntu yakuze reba wabonye reba baraba bebe bariyo wakintu bariya wababonye wagira ni wa misikadoro mbasa nabo umuntu yabashonesha mani ariko ya modoka ntabwo wari wayirota wayiguze iri yarayita yitwa limuzine se limuzine roroje papa kiriya kiviye wana uyu munsi ndakigigiza papa wawe nireze bajyafu warayi uzi ko cyagenze ko ni wagifata akagishoneshaho nka rimwe niho cyahita kibyumva wamuzaniye se nkahita mujugunyamo kamwe papa ubundi kahita yino bore iri hejuru mani uzi akajiri
akajini tukivuga ku bintu akayibora iri hejuru none se mwana nta kuntu wanceneshaho nani njyewe ndumva najya no kugangika mani buriya mu rugo ahubwo nari ikibaza ino niyo ngangi yawe mene iyi ngiyi se iyi ngiyi niyo ngangikamo nyine wakintu esha nawe uri hasi kabisa iyo niyo ngangi yawe ntabwo uri kuyibona ko ari etaje wowe cyangwa ntabwo kari kakugeraho etaje ngangi iri hejuru kabisa reba ariya buriya uri kubona hariya iriya nicyo gitanda cyanjye kiriya kiri hariya nicyo gitanda nsasagaho uturingiti gahita ribavaye wakira nta kuntu wanyindika se kaburi kamwe akabure kamwe se ndebe ko karimo ubundi kiriya kivuye nkagishonesha papa wawe ugenda umurariza kano mba nufite twishi wakintu kanyana kabiriti wakintu kangaka karabi akanda kanyweramo batana kabiriti ugenda umusoreza akanda kanyweraho asigenda gacyaho utanyicira amashoka wakintu yangoye ndi kuyamesa ntabwo uri kuyabona utayavura nawe uri hasi wakintu uzi ko umuntu nimugoroba araza kugangika muri genda gahoro utayagomba genda gahoro utayagomba ndigengesera wakintu genda gahoro ureba ukuntu umuntu yinjiramo gahoro ni gutya umugati nahise mubunuriza waramubunurisha se waramuheneye uramubunuriza ngo ninywere ifari mani ngo nicyare kunziza njye nahise mubunuriza ukoresheje kunywa icyayi mani kunkweraho icyayi wakintu rasitamani rero rasitamani nyine njye reka mbe ngucomotse hari utundi tutero nari njyemo reka mbe ngucomotse nasipe tubwiye nta n'ubukaro bwanyu nsigiye se ubukaro bwa sinakubwiye gusa umuntu abagucomesheje nta n'icyuma wamusigira wakintu ntabwo oya mwana nawe ujya uraba umurasita wakintu amereza papa amereza nguhereze se njye nawe ikintu twasezeranye amereza amafaranga yanjye nywaye karakabure kakanina guhaye ubukaro ntabwo ndiho mwana ubukaro bwanjye wakintu ubukaro ntabwo ndiho amereza ubukaro bwanjye uwo nakubwiye ati kanyindike mwana ubukaro nzabuguheje cyangwa ejo bundi agafenge barakindikaga wowe aka kaboro ntabwo wakindika igitangabuhamya wagikura esemereza ubukaro bwanjye nawe ntumbere idage mwana ntumbere idage subiza boro zanjye ntumbere idage kweli nako wanyweye urakaruka ejo ninyabura nzahita mutoza mu kivu nishite mugahita ugwa mu kivu wakintu ndabizi mwana ndabizi ninyabura nzagukuramo box njye nyijyana nyicanisha imbabura cyangwa nyambare mu mutwe ndabizi ko wambunuriza mwana nanjye bure ndabizi nzakubunuriza papa nzakubunuriza Apostle, we hear of this. This is what you want to use your life for now. kumabwira kirimo umunyu kiryoshye kuri sukari kajya ngongera inda sha zagira inda hano gukingeze kwa popo badayi Majina na Yesu. niwe pa kirasa kandi impamvu ukomeza kumbera idage nuko nagushonesha utangiye kuzana zarengezaho buriya ubwo uratashye imvira umuvenda gaso itangiye kumbunuriza ariko ari itabi nanjye wubahane kakuzana izo kabiri zawe bana zana gatatu kuko izo kabiri ntabwo zankoraho njyewe ntabwo zankoraho impamvu nuko ntaranagushoneshaho ngo nawe uvayeho wumva ukuntu bimeraga mpereza ku kabiri tahubwo umunsi wa mbere uzi kumbwira ibigambo by'ibiswahili umunsi wa kabiri uzi kuvunagura amatabi mu mazu mpereza ku kabiri tuwana umuntu yibayira utake ziba zishe umuntu ukazana arenge zawe umunsi wa gatatu ushaka kuza uri kunutsa ibyotsi mw'iyi nzu ariko sha nakubakiye ikikoni ino nzu ntabwo ari ikikoni urukumva ndebera wana iyo utangiye kuzana arenge zawe uduratamu yawe ujya uracumbetsa ibyotsi ubundi icyo urafata nawe usomewe n'umuzabitazabidara utamwe itabi wabiti nawe uzasupayeho niho uzabyumva aho igihe utarabayeho ntabwo wabyumva utamwe itabi wabiti ugenda ucumbetsa mu mutwe ngari ikinombe cy'amakara uzi ko nisigaye ndigeye yafashe umuntu buriya wakintu
kubura ukumbunuriza ariko uyu munsi ukabura rurara sha umva nuraruraramo nushaka usubirayo urukuzana zarenga za wose nanjye mpite nkubunuriza noneho yeguzana kabiti mwereka ukuntu tubikora ngushoneshe kugera iminsi wana ugiye kunshonesha zana ngushoneshe zana kabiti ariko sha impamvu bidage nibyo ngibyo ntabwo unywaho zana ngushoneshe ubona uri umurara ukagira ngo wadushije kuba umurara wadushije kuba umurara warabayagase oya reka ngwereke ukuntu ngiye nari ndenze kukurusha bura kera warabayaga umva amakorosi yose tukayarangiza tukibaya ndikumva nawe utayambere igitondo igicuku umva nakabiri kigucyura harashyaga none ababebi bo wahora niki ababebi ababebi cyabona nambaye icyo ushaka kugira ngo ntabwo nari ndenze zana ariko take ziri kuzamuka oya take ziri kuzamuka reka ngwereke take ziri kuzamuka reka ngushoneshe urebe reka ngushoneshe uzi ko wamuviye wowe urabaye icyumweru kimwe gusa reka ngwereke ukuntu twabayaga imyaka 5 igashira gashara rukuba umuntu uzaho ngaho nongere ngubone mw'uru rugo ugendere kuko umva uyu munsi nono nanutse anisone kubaya se nibi babaye muri nyoko very serious one wallahi kajya kwitema indi myotsi nono ndaza ndi kumubunuriza zirarengeze ntabwo arongera kuzinzana urimo satanisha